rero ndamushimiye cyane ko yahise yumva izina ryanjye, yumva agomba kurihindura kandi abanza no kubisobanurira, menya neza ubusobanuro bw'iryo nari mfite mbere, anyita irindi. Ndamushimiye cyane, Imana imuhe umugisha kandi ni umubyeyi mwiza, murakoze cyane. Hanyuma Healing na True Promises nabo ndabakumbuye, ni abavandimwe banjye, ni inshuti zanjye, twarabanye imyaka myinshi, bambereye umugisha nanjye mbabera uwundi. Rero ndabasuje cyane kandi ndacyabakunda, ndacyabafite ku mutima, nta munsi n'umwe nshobora kuzabibagirwa. Turi kumwe nubwo ndi hano kure, ariko turi kumwe kuko isi yabaye ntoya kubera social media. Ibintu bizagenda neza, tuzagenda dukorana n'ibindi, ndabizi ko bizakunda. Rero ndabasuje mwese kandi ndacyabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Bafite bande nziza, bacuranga neza cyane, nta tandukaniro rinini rihari kabisa, ngiye uko nabibonye, ko n'abaririmbyi beza cyane kandi b'abahanga, noneho bafite n'umuziki mwiza, bafite sound nziza nakunze kabisa. Mu minsi iri imbere bazongera bambona ndi kuririmba, noneho muri Azafu ndi kuririmbana nabo, bazongera bambone uko bari basanzwe bambona hariya mu Rwanda. Amazina yanjye nitwa Diane Nyirashimwe Deborah, iryo ni irindi Imana yampaye muri iyi minsi. Murakoze cyane, ni umugisha mwinshi cyane kandi nibyo gushima Imana, kuko kuba Imana yarangeje muri iki gihugu, kanshira inzira nkaza ngasanga umutware wanjye hano muri iki gihugu, kuko nicyo cyanzanye, niwe naje nsanga ahangaha. Nibyo kwishimirwa cyane ko Imana yabikoze. Narabyishimiye cyane kubera ko ntabwo twari tuziranye, abenshi muri bo ntabwo twari tuziranye, nari nzimo abantu batarenze 3, ariko naraje nsanga n'abantu beza, bafite umutima mwiza, bakunda abantu. By'umwihariko njyewe baranyishimiye cyane, nibo baje kunsanganira no guhera ku kibuga cy'indege kugeza na n'uyu munsi, banyitaho, banyeretse urukundo rudasanzwe. Rero nibyo kwishimirwa cyane kandi n'umugisha nagize kuza nkakirirwa n'abaririmbyi bagenzi banjye. Murakoze. Ntabwo ndabiteganya ko nibwo nkigera ahangaha, ntabwo ndamenyera igihugu, ntabwo ndagira izindi gahunda mpanga. Nibiza Imana nibishaka muzabimenya, ariko bitanabaye Azafu irahari kandi deje ubu namaze kuba n'umuririmbyi umwe muri bo. Nayo byo kuvuga gukora ku giti cyanjye, ibyo bizwi n'Imana, ariko njye ku giti cyanjye ntabwo ndabitekereza uyu mwanya tuvugana. Murakoze cyane. Igitaramo cya mbere nitabiriye cya hano muri iki gihugu cyangwa se hano Dallas, cyari igitaramo cya Azafu n'ubundi ibarizwa muri Zion Temple. Cyari igitaramo cyiza cyane, uyu munsi nari nkirimo. Ntabwo navuga ngo biratandukanye no mu Rwanda, kubera ko baririmba indirimbo z'ikinyarwanda, bakarimba ibyongereza, bakarimba igiswahili. Bafite bande nziza, bacuranga neza cyane, nta tandukaniro rinini rihari kabisa, ngiye uko nabibonye, ko n'abaririmbyi beza cyane kandi b'abahanga, noneho bafite n'umuziki mwiza, bafite sound nziza nakunze kabisa. Urebye nta tandukaniro rihari cyane, kubera ko n'abaririmbyi nabo beza cyane kandi nabo b'abahanga, bafite ibikoresho byose kabisa. Murakoze. Icyo nababwira nuko ndabakumbuye kubera ko ntago mbaheruka. Hanyuma ikindi nababwira nuko mbakunda nubwo tutari kumwe uyu mwanya none, ariko ndabyizera neza ko hari Imana izongera ikaduhuza. Ikindi nanone nakongera nuko mu minsi iri imbere bazongera bambona ndi kuririmba, noneho muri Azafu ndi kuririmbana nabo, bazongera bambone uko bari basanzwe bambona hariya mu Rwanda. Murakoze.
Murakoze cyane. Icyo namuvugaho ni umubyeyi mwiza ufite ubwenge bw'Imana kandi ndamukunda cyane, ndamwubaha. Ikindi navuga ni uko iryo zina nivuze rya Deborah niwe warinyise ngeze hano muri iki gihugu, kubera ko yagerageje kunsobanurira izina ryanjye Diane uburyo ritavugika neza. Nari nsanzwe mbizi ariko yongera kubinyumvisha cyane, nongera kumva ububi bwaryo n'ubusobanuro bwaryo, arambwira ngo kuva uyu munsi ugomba kwitwa Deborah. Rero nahise ryakira, n'abankurikiye kuva uyu munsi mumenye ko ariko nitwa Deborah Nyirashimwe. Rero ndamushimiye cyane ko yahise yumva izina ryanjye, yumva agomba kurihindura, kandi abanza no kubisobanurira, menya neza ubusobanuro bw'iryo nari mfite mbere, anyita irindi. Ndamushimiye cyane, Imana imuhe umugisha, kandi ni umubyeyi mwiza. Murakoze cyane. Murakoze. Indirimbo nakoranye nabo cyangwa se naba narayoboye ntabwo nazibabwira kuko ni agaseke tubapfundikiye, mu minsi iri imbere muzazibona, gusa zirahari. Nayoboye cyangwa se nateye ndi muri Azafu kuko bakoze live record. Mu minsi iri imbere muzazibona, kandi nanjye muzambona ndi kuririmba. Murakoze. Umuryango by'umwihariko abo tuvukana ndabakumbuye cyane kandi ndabakunda. Imana ikomeze kubarinda aho muri, ndabasengera cyane umunsi ku wundi, kandi Imana ikomeze kubarinda. Hanyuma Healing na True Promises nabo ndabakumbuye, ni abavandimwe banjye, ni inshuti zanjye, twarabanye imyaka myinshi, bambereye umugisha nanjye mbabera uwundi. Rero ndabasuje cyane kandi ndacyabakunda, ndacyabafite ku mutima, nta munsi n'umwe nshobora kuzabibagirwa. Turi kumwe nubwo ndi hano kure, ariko turi kumwe kuko isi yabaye ntoya kubera social media. Ibintu bizagenda neza, tuzagenda dukorana n'ibindi, ndabizi ko bizakunda. Rero ndabasuje mwese kandi ndacyabakunda cyane. Imana ibahe umugisha. Icyo navuga ni uko ari video irimo indirimbo nziza cyane, zirimo amagambo y'ihumure, amagambo akomeye ava ku Mana, amagambo abasha gukiza umuntu akamuvanamo akamugeza ahandi. Ndabakumbuje cyane kandi muyitegure n'amatsiko menshi cyane, kandi ndabizi ko Imana izayikoresha abantu benshi bakabohoka bakongera kumva Imana. Rero ndabashishikariza kuitegereza n'amatsiko menshi, kandi nimuyibona muzakomeze mudushigikire. Imana izabaha umugisha. Murakoze. Murakoze cyane. Ubu tuvugana nta yindi gahunda mfite yo kwitabira ikindi gitaramo, ariko birashoboka ko byabaho bitunguranye, nta wamenya. Ariko ubu ngubu nta kindi gitaramo mfite kwitegura mbere y'uko umwaka urangira. Murakoze.